Dukomeje gushimira Imana muri ibi biganiro turimo tuganira byo mu byanditswe byera cyane twifashishije igitabo cy'ibyahishuwe nk'uko tumaze iminsi tuganira ku matorero 7 yo mu Asiya mu gice cya 2 n'icya 3 cy'iki gitabo turi kwigaho. Ubu rero turagira ngo mu gusoza iby'aya matorero 7 tuvuge no ku itorero rya Laodikiya. Tubisomye mu gice cya 3 cy'ibyahishuwe guhera ku murongo wa 14 haratubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Nuko rero kuko urakaza uyaza udakonje ntubire ngiye kukuruka. Kubera yuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene, yewe ndetse uri n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambare bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Bibiliya ni igitabo cy'Imana kandi ni ijambo dukunda tukariha agaciro kuko tuzi ikivamo. Ni akanwa k'Imana. Iki gitabo cy'ibyahishuwe nicyo gitabo gifunika ibindi byanditswe byo muri Bibiliya. Ni n'igitabo twabonye nyuma, navuga ngo gikomotse mu mibabaro no mu karengane k'intumwa, kubera yuko umwanditsi wacyo yahawe ubu butumwa bw'iki gitabo ari ku kirwa cyitwa Patmos kiri mu nyanja ya Egeya mu burasirazuba bwo hagati. Bamujugunyeyo kubera akarengane no kugira ngo azapfire y'urupfu rw'agashinyaguro. Niho umwami Yesu yamusanze nk'uko twabivuze dutangira, aramubonekera maze amwereka ibikubiye muri iki gitabo kigizwe n'ibice 22. Uwiyita rero Amena akaba umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, akaba inkomoko y'iby'Imana yaremye, niwe uvuza aya magambo kuri Laodikiya. Aya mazina yose Yesu agenda ahabwa n'ibi bimenyetso byose bigenda bimugaragaraho, ni ibihamya bigaragaza neza uwo ari we kandi bikamwerekana nk'umwami n'umukiza w'abari mu isi. Ni umugabo wo guhamya ukiranuka. Iyo avuze biraba kandi ibyo ategetse bigakomera. Kandi ni umugabo w'ukuri. Muribuka yuko nababwiye ko ubwo Yohana yamwerekwagaho bya bimenyetso 10 yabonye akenyeje umushumi wa zahabu. Umushumi ubwawo cyangwa umukandara usobanura ukuri. Izo zahabu zigasobanura ubumana buri muri Kristo Yesu, ko azakoresha ukuri mu gihe cyo gucira abari mu isi urubanza, akagoresha ukuri k'ubumana atarobanuye abantu ku butoni. Uwo munyakuri rero uzi imitima y'abantu akaba ntawahohotera mu butabera bwiwe, niwe uvuga aya magambo kandi akaba n'inkomoko y'iby'Imana yaremye. Pawulo ubwo yandikiraga Abakolosayi yarababwiye ngo uwo nguwo ibintu byose niwe wabiremye ndetse niwe byaremewe.
ni ukuvuga ngo byatunga urutoki kuri Kristo Yesu, akaba inkomoko kandi yari ijambo w'Imana mu gihe cyo kurema, ni ijambo ryaremeshejwe isi n'ijuru n'ibirimo byose. Ayo ni amayobera yera y'Imana, ariko tugenda dusobanukirwa buhoro buhoro tubihawe n'umwuka wera wa Nyagasani. Noneho rero ageze ku iri torero rya Laodikiya, aribwira amagambo cyangwa rivugaho amagambo akomeye dukwiye kwiga nk'abakristo kugira ngo tumenye uko dukwiriye kwitwara. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe kandi uko nkuzi, nzi kudakonje kandi ntushyushye ntubize, urakaza uyaze, uhezemo hagati na hagati. Ubuzi bwaba umukirisitu weruye ngo ushyire mu bikorwa iby'igikristo gisaba abantu babwemeye kubwakira, ubuze n'uwaba umupagani weruye, uravangavanga ibintu, ntushyushye ntukonje, urimo hagati, urakaza uyaze. Kandi biragaragara ko uko umeze ngo biteye Yesu isesemi ku buryo agiye kukuruka. Ni ijambo ribabaje, ariko ridukangurira kugira ngo tumenye neza icyo umwuka ashaka kutwigisha muri iri jambo. Haracyari igihe cyo gushyuha, ukaba mu muriro w'umwuka wera, ugashyuha, ukava mu ntege nkeya, ukava mu bukristo bwa reja, ukinjira mu bukirisitu nyabwo bukomeye buguhesha kwemerwa n'Imana, nka rya torero twizeho rya Filadelfiya. Ariko ukomeje kuba akazuyaze, ugakomeza kuba mu Mana utanarimo, no mu gipagani ntibakubaramo, kandi n'ubundi sinakugira inama yo kuvuga ngo hitamo gukonja, kuko n'ubundi abakonje nyine barakonje n'abana bo kurimbuka. Ariko iri jambo rirasaba buri muntu wese wemerwa n'Imana cyangwa wiyemeje kuba umuntu w'Imana mu bemerwa nayo, ko atera intambwe yo kwemera nyine gukabya ubukirisitu, akamenya yuko akwiriye kugaragaza neza ubukirisitu nyabwo, butari ubwo kuguma muri kazuyazi. None ngo ubwo udakonje rero ntubire, ukaba uri akazuyaze, ngiye kukuruka. Impamvu ni ukuvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Nyamara ngo utazi kuri umutinde wo kubabarirwa. Tugereranyije n'aya matorero yombi, kareba ibyabwiwe itorero rya Simuruna yuko ryo ari umukene, ngo nzi neza nzi ubukene bwawe, ngo nyamara uri umutunzi. Uwo ni Yesu urivugaho, akabona yuko nubwo umuntu yaba afite ibyo akennye abuze mu isi, ariko kuko atunze ubutunzi bw'umwuka bwo kubaha Imana ataryarya, Imana ikamubonamo umutunzi, kubera yuko afite ubutunzi bwo mu ijuru azaba mu iteka ryose. Nyamara wagera kuri iri torero rya Laodikiya, ryari rifite ubukire, kubera yuko Laodikiya wari umujyi wubatse ku cyambu gihurirwamo n'ibicuruzwa biva mu bice byinshi by'isi, kandi rikagira uruganda rwakoraga umuti w'amaso, bigatuma abaturage rero bo muri uwo mujyi bagira amaso abona neza rwose, bakumva nta naho uburwayi bw'amaso buzabaturuka, kubera yuko uruganda rubakorera imiti rwari mu mujyi wabo wa Laodikiya. Nyamara Yesu ababonye ngo abona n'impumyi, nubwo bafite imiti y'amaso, nubwo bafite ubuzima bwiza bakesha inganda zabo zikora imiti, nubwo bafite amafaranga menshi, dore ko ari n'umujyi wabagamwe amabanki akomeye abikwamwe imitungo n'amadevize yaturukaga mu bindi bihugu, noneho bigatuma bahorana ubukire bukomeye. Bigeze banaterwa n'umutingito ukomeye urasenyagura uwo mujyi, noneho bajya inama y'uburyo bawisanira ubwabo batagombeye inkunga, ndetse na sena y'ubwami bw'Abaroma ishaka kubatwerera amamiliyoni menshi ngo yo gusana umujyi wasenywe n'umutingito, kubera ubukire bari bafite no kwanga agasuzuguro. Baravuga bati oya, nta nkunga ya sena ya Roma dukeneye, tuzawisanira kwe benewo. Murumva rero ko bari abantu b'abatunzi. Nyamara muri ubwo butunzi bari baratakaje ubutunzi nyabutunzi, ari bwo kumenya neza Kristo Yesu no kumukorera. Bituma rero ubwo Yesu yagendereraga iri torero
abinyujije ku mukozi we Yohana, ababwira ngo nabandikira aya magambo ngo ubwo ufite izina ry'uko uri umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye, ati nyamara ngiye nkubonye mbona uri umutindi wo kubabarirwa. Bakristo bene data, dushobora kuba dutunze n'ibindi bintu byo mu matorero bitari amafaranga, bitari ubukire nka buriya bwa Laodikiya. Umuntu akaba atunze yuko ari mu bantu b'imbere mu itorero, ukaba utunze ikidiyakoni, ukaba utunze kuri umuririmbyi, ukaba utunze kuri umupasitori, ukaba utunze kuri umugabura w'ijambo ry'Imana, ukaba uri umutunzi w'impano z'Imana, uhanura, uhishurirwa, ugira gute, usengera abarwayi, ugahagurutsa ibirema bigahaguruka. Ubwo nabwo ni ubutunzi. Ariko nyamara Imana yagusura mu cyumba cyitwa gukiranuka, igasanga uri umutindi wo kubabarirwa kandi uhanura, igasanga uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umushumba w'itorero, igasanga uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umupasitori, igasanga uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri bishop, igasanga uri umutindi wo kubabarirwa uri umuririmbyi, uvuga kuba mu basenzi, uvuga yuko ufite byinshi utunze mu nzu y'Imana. Ariko Imana yo yakureba kubera yuko wibagiwe ibanga ryo gukiranuka no kubaha Imana no kuyikorera mu mwuka no mu kuri no mu gukiranuka, ikabona uri umutindi wo kubabarirwa mu gihe wewe wirya icyara ngo ntacyo nkennye, n'ijuru n'iryanjye, kubera ko numva ijwi ry'Imana, kubera ko nsengera ibintu bigakoreka, kubera ko mpagurutse ibirema, kubera yuko nanjye nahawe kuragira umukumbi w'Imana. Bavandimwe, bantu b'Imana muri izo nzego zose no muri iyo mirimo yose mutunze ubwo butunzi bumeze gutyo, ariko tugaruke kuri iri jambo rya Laodikiya, tutaza kuririmba ngo turatunze turatunganiwe ntacyo dukennye, ariko Imana yadusura mu ibanga ryo gukiranuka igasanga turi abatindi bo kubabarirwa. Imana idufashe kumenya neza icyo umwuka abwira amatorero. Noneho rero umurongo wa 18 uravuga ngo dore ndakugira inama, dore ndakugira inama, ungureho izahabu. Uwo ni Yesu uvuga, yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Ni ukuvuga ngo gutunga agakiza gashyitse muri Kristo Yesu, tuba dutunze zahabu. Kuko aho uzasanga zahabu muri Bibiliya, cyane mu gitabo cyo Kuva, muri iyo bitabo 5 bya Mose, bwari ubuhanuzi bwerekana Kristo Yesu n'agaciro k'amaraso ye, kubonye ayo maraso akamweza akamutunganya, ababonye ubutunzi bugereranwa no kubona zahabu nziza. None nawe arivugira hano mu byahishuwe ngo nguraho izahabu yatunganijwe ndetse n'umuriro wo mu ruganda, maze ujye waririmba yuko uri umutunzi, nubwo waba utagira ibya mirenge, ariko kuntunga mu mutima wawe uzaba ubaye umutunzi mwiza cyane, ku buryo ubwo butunzi buzaguherekeza bukakugeza no mu rupfu, ugakomeza kuba umutunzi, no hakurya y'urupfu ugakomeza kwinjirana y'ubwo butunzi, mu gihe ibindi byose watunze hano ku isi uzabisiga ku makonte mu mabanke, uzabisiga mu manyubako y'amayetaje mu mazu meza y'akatangaza, uzabisiga mu masambu, uzabisiga mu cyubahiro cyose wagize. Ariko ubu butunzi Yesu atubwira ngo nimungureho izahabu nziza, ni ubutunzi buzatwomotsa butugeze no mu buzima bw'iteka, dukomeze kuba abatunzi mu izina rya Yesu. Noneho si n'ubutunzi gusa bwa zahabu, ahubwo unangureho imyenda yera, kugira ngo wambare uhishe isoni z'ubwambure bwawe ze kugaragara. Twambaye Yesu tuba twambaye neza, twambika ururimi rwacu ntibe rukivuga ibigoramye, twambika amaso yacu ntaba kireba ibitagize umumaro, twambika amatwi yacu ntaba cyumviriza ibyo kunegura abandi, twambika ibirenge byacu ntibyihutire kuvusha amaraso, twambika amaboko yacu ntakorakora ibitatureba, twambika ibitekerezo byacu by'imbere mu mutima. Iyo twambaye Yesu tuba twambaye umwenda mwiza uzaduhesha no kuba tugumanya umurimbo mu buzima bw'iteka ryose. Ati kandi ntimukomeze mwishinga iyo miti yo mu ruganda rwanyu ngo amaso yanyu ni mazima, ahubwo ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhishwe, cyangwa se ubone uko urajya wabona neza iby'igihugu cy'ijuru, kuko amaso yawe agarukira kureba kubiboneka. Ari nabyo Paulo yigeze abwira Abakorinto mu rwandiko rwa 2 yabandikiye, nubisoma mu gice cya 4 n'icya 5 uzasanga yarababwiye ngo twebwe yo tumaze guhabwa aya maso Kristo dusaba hano, ntituba tukireba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka n'iby'igihe gito, ariko ibitabonwa n'amaso y'abandi bantu abari bo bose ngo n'iby'iteka ryose.
abakristo rero nyabakristo bafite mwene ayo maso baguze kuri Yesu. Ungureho umuti wo gusiga ku maso, ujye wareba amaso yawe apenetere, yinjire mu bwami bw'ijuru, amene ibicu, arebeyo, umenya aho uzabana iteka ryose n'umukiza wawe. Uyu rero ni wo muti. Kristo Yesu ni umuti wacu, utuma tureba ibitabonwa n'abandi baturage b'isi, utuma tugira ubwenge bwo kumenya iby'abadogiteri batazi, iby'abatekinologe batazi, iby'abarisansiye batamenya. Ujya ubona abakecuru, abantu batageze no mu ishuri, abasaza, bakibose, ariko bamara gusiga uyu muti ku maso witwa kirisitu, bakareba ibyo abantu barebesha jomeri, barebera mu byogajuru badashobora kubona, bakoresha ibintu by'amarobo badashobora kubona. Ariko iyo turi muri Kristo Yesu duhabwa mwene aya maso Yesu avuga yo kureba hirya y'ibicu, tukabona igihugu kidutegereje, tukacyishimira, tukemera no kutanga amaraso yacu bakiduhora, aho kugira ngo batuvutse kukijyamo. Abakristo bo kwikubitiro bagiye bemera kubiharamagara kugeza ubwo barenganyirizwa Kristo, kubera ko amaso yabo yarebye hirya y'ibicu, bakabona y'ururembo Siyoni rubategereje. Iyi ni inama Yesu atugira rero, kumuguraho ibi bintu bine: kumuguraho zahabu tukaba abatunzi, kumuguraho imyambaro tukambara tugahisha isoni z'ubwambure bwacu, kumuguraho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo tubone uko duhumuka, ubundi tukazagendana nawe twambaye imyenda yera kandi twambaye kudapfa nk'ikamba. Ndetse atugira n'inama y'uko abakunda bose abacyaha akabahana n'ibihano. Abo nkunda bose ndabacyaha kabahana ibihano. Nubona Imana igucishijeho akanyafu kubera ko wari uri kugenda ugoragorama, ujye wishimira yuko umuremyi wawe yagukebuye. Nta mwana udahanwa na se, niko umwanditsi w'Abaheburayo yatubwiye. Niyo mpamvu rero bene data ngira ngo twishimire cyane ko dufite umwami Yesu Kristo udukunda, uduhana akaduhanura kugira ngo tuzashobore kuragwa ubugingo buhoraho. Arongera kandi aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Mbega umwami w'umugwaneza, umwami nka Kirisitu ukuriye abandi bami bose bo mu isi, uw'abaturage n'abami bo mu isi bazareba ahingutse ku bicu bakanyeganyega, ariko kumva aje iwawe, aje iwanjye, gukomanga kugira ngo nuwemera kugira ubwenge ukamukingurira yinjire iwawe musangire. Ni n'ibikise musangira, nizo ngorane zawe, ni ibyaha byawe ashaka kugukuraho ngo abihambe mu rwobo rwo kwibagirwa, maze nawe agusangize ku mahoro akuzaniye. Numwemerera ugakingura urugi, nawe yemera ko musangira ibyiza azanye, akagukiza n'ingorane agusanganye, maze urebe ngo uzaragwa ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Umuntu niyumva ijwi ryanjye nzinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Yesu yaranesheje, nyuma yo gutsinda azamurwa mu ijuru, yicara iburyo bw'ishobora byose. Adutangarije rero ko unesha nawe ibi byago byose byo mu isi n'amakuba n'ibyaha n'amakamere, nawe azamuha kwicarana nawe ku ntebe ye y'ubwami. Ni ukuvuga ko abakristo nyakuri bazicara nk'abami, nawe bamukorere kandi babane nawe, bategekane muri ubwo bwami bwe, kubera yuko banesheje ibyaha n'ibyago byose byo mu isi. Ufite ugutwi rero niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Mbashimiye ibyo twize byose kuri aya matorero 7, kandi uwateze amatwi neza kuri buri torero akabyumviriza yagiye akuramwo icyo agomba kwitondera, yakuyemo icyo agomba kwanga, yakuyemo icyo agomba guhirimbanira kugeraho. Imana rero muri Kristo Yesu nibaha umugisha. Ndagira ngo mu gusoza iby'aya matorero 7 twongere dufata akanya ko gusenga Imana, kugira ngo uwagize aho atsindwa n'urubanza akumva ku itorero runaka hari aho yatsinzwe, mu by'ukuri usaba Imana imbabazi. Dore ugize amahirwe yo kuba ukiri mu mubiri ugihumeka, haracyari akanya ko kubabarirwa no kwakira ubwami bw'Imana wari waratakaje. Niba ubyemeye, nanjye ndagira ngo mfate uyu mwanya wo gusenga Imana ku bwawe no ku bwanjye no ku bwa bene data bose bashaka kuzaraganwa natwe ubugingo buhoraho. Amina. Dusenge. Uwiteka Mana yaturemye, Imana idukunda iri mu butoro bwera bwo mu ijuru, umurengezi w'abari mu isi,
turagushimira ko watanze umwana wawe w'ikinege Kristo Yesu umucunguzi wacu kugira ngo adukize akaga karaha imbere, adukirishije urupfu rwe rwo kumusaraba kubw'amaraso ye. None Mana, twize kandi twigiye kuri aya matora 7 wandikiye, wagiye utubwira ngo ufite ugutwi wese niyumve. Ntabwo ari iryo torero gusa nabwiraga n'itorero ryo mu Rwanda, burya wabwiraga n'itorero ry'Abanyafurika, burya wabwiraga n'itorero ry'Abanyaburaya, nubwo wabivugiraga muri Aziya, ariko wabwiraga n'Abanyamerika. None bivuye no ku bihugu, bivuye no ku mahanga no ku madini, bigeze ku muntu ku giti cye ngo ufite ugutwi wese niyumve icyo umwuka abwira amatorero, maze akore kandi yirinde ibyo kwirindwa, kandi akora iby'Imana igomba abakiranutsi. Ndagushimye rero ko witeguye kubabarira n'umuntu wese watsinzwe n'urubanza, akumva hari ibyo agomba gukosora. Uca inkoni zamba umubyeyi niko amera. Ntumubabarira ku bwanjye kuko mbivuze simbigutoza, ahubwo uramubabarira kuko agusabye imbabazi, kandi uramubabarira kubera yuko wamumeneye amaraso y'igiciro cyinshi ku musaraba. Urakoze rero ko witeguye gukomeza kubana natwe no kutuyobora mu biganiro byose mwama abantu bumvira muri iyi minsi y'imperuka, bijye bibagwa neza, bibigira umumaro, bizabageze ku buzima bw'iteka, ku bw'izina ryiza rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen.